ibyiza reka tumutega umutego. Ndaguha umuti uzamusige, najya gusambana uzamenya ikimenyetso. Na umuti ndumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri logi, yaba ari logi, yaba ari iwawe, yaba mu rugo rw'umuntu, azahita asambana, bazaryamana, ibitsina bizafatana. Hari abagore wenda abagabo babo batashye, aba baje kwigaruza abagabo babo, kazi wanyamuvura ukamutangira ibitambo n'ibiki, waza hano nanye akubwira ibyo ukora, wakongera kumuruga namutsiritse yankuba yamukubita. Iyo uje hano umwana we bamujyanye kuzimu, ko turavuze gakondo twe tumugukurirayo. Isano. Uranyemerera nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza n'ubundi kuko bukomeje kubana natwe muri izi nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro dukomeza kubategurira no kubagezaho mu bihe bitandukanye. Subscribe nicyo cyambere cyangwa se nibwo buryo bwonyine bwizewe bwo kugira ngo izi nkuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira bikomeze kukugeraho mbere y'abandi. Ndanyarutse rero agace ndi murakabona ndi ahantu bita Nyakabanda, gato cyane kabisa ku bantu bazi mu gace ka Nyakabanda uvuye ku muhanda wa kaburimbo, ndi muri metro nkeya cyane. Hashize iminsi mike cyane mwumvise inkuru mu Rwanda yacicikanye y'abantu bafashwe bari gusambana, n'umugabo ufashe umugore bari gusambana, nyuma baza kubafatanya ibitsina, ariko byavugwaga nyine byanagaragaye mu mashusho, ariko nyuma biza no gufatanurwa cyangwa se haza kuboneka umuganga wagize uruhare mu kubafatanya ibitsina, ariko na nyuma za kubafatanura. Nakomeje kumva mfite ideni n'umwenda byo gushaka kuko n'umuganga arihe, ubundi se biriya bintu bibaho birashoboka. Ndaje rero bambwiye ko umuganga akorera hafi hano, reka tunyeruke tujyeyo turebe, ubundi tuze kuba twagerageza ndetse no kubaza bikorwa bite, bigenda bite. Ndasa numva nawe bitanyura, ariko no kugira tukareba uko byaba bimeze. Hanyuma ubwo byinshi mwibazaga ku bijyanye n'ubwo buvuzi, hari abifata nk'uburozi, turaza kumenya byose. Muranyemera ninjireyo turebe n'ibiki bikorerwamo, abikora ati ubundi akorera he, ubundi se ko cyagiye numvise avuga kanya gatoya byaba koko biriya bintu ari iby'ukuri cyangwa se kuba ari ugutwika cyangwa gutegura nk'uko bikunda kumvikana hirya no hino. Ndajanga kugira ngo turebe reality yabyo cyangwa se ukuri kwa nyabyo. Dukomeze tubane rero. Subscribe uje, nitwa Rugamba, n'ubundi turaza kubimenya. Hanyuma rero icyumba nyinjiyemo nk'ukabyaramwe, nubwo ambanze nsaba uburenganzira kugira ngo tubaganira muganga wo gatoya. Waramutse ukagira imana. Mwaramutse neza, turakomeye. Mugabo ntare tumva mfite ubwoba. Haya ntabwo ari ubwoba, ni nk'uko wajya kwa muganga kwivuza ahandi hose. Buriya habaho amavuriro abiri, habaho indwara zitandukanye. Hari indwara umuntu ajya kwa muganga za kizungu, hakabaho n'indwara za gakondo. Za gakondo rero umuntu atugana, zisanzwe mukajya mu kizungu. None se ugiye kwivuza indwara za kizungu ugira ubwoba? Ni ibintu bisanzwe. Kubonamo ibintu by'impyisi. Murabona n'impu zitandukanye, ukabonamo n'inyoni do. Aka ni akanyoni ko mu mazi. Ko mu mazi. Aka ni akanyoni ko mu mazi, wakabonye? N'inzani bavuga ngo ni inyoni zo mu mazi. Iyo tuyikuyemo yuko itunzwe n'amazi ihita ipfa. Iyi ngiyi tuyitsirikishirizaho iki? Abantu tumaze kuvura. Iratsirika. Iratsirika iyi ngiyi. Abantu nari mbabwiye ndi kwinjira hariya hanze, naje nikandagira ariko birangiye ninjiyemo. Hanyuma nari nababwiye ko ari umugabo wigeze kugaragara yafatanyije ibitsina by'abantu aranabifatanura. Ni story isa n'iyacicikanye, hari nkugezeho abantu bakomeje kuvuga se umugabo ni bitebye. Ubwo rero ndashe sinzi. Okay, hano urabona hari umugore uba ufite wenda akaguca inyuma
bikarenga kamere zawe, ukihangana bikarenga. Ubwo noneho rero ukuntu gahunda yari imeze, uriya mugabo yari inshuti yanjye, noneho tugasangira icupa kandi ati umugore wanjye arimo kuca inyuma, nkamubwira ni reka reka. Noneho akambwira ati arimo kuca inyuma, muha umuti wa mbere wo kugira ngo mukunde. Umugabo arambwira ati nubwo arimo kunkunda ariko arimo kuca inyuma. Ndamubwira ni rero nta muntu wamenya niba guca koko inyuma, ibyiza reka tumutege umutego, ndaguha umuti uzamusige, najya gusambana uzamenya ikimenyetso. Yagiye aba ari amagambo y'abantu cyangwa nawe ubyemera. Ni umuntu yemerewe ko yasambanye yaguye mu cyuho, ni umuti ndawumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri rogi, yaba ari rogi yaba ari iwawe yaba mu rugo rw'umuntu, azahita asambana, bazaryamana ibitsina bizafatana. Nimara gufatana nta wundi muti bazaguhamagara, niwe wemeye gushyira urufunguzo rwa nyuma. Nibaguhamagara nawe uzahamagara nze mu wundi muti tubamatanurishe. Niho gahunda yagenze. Ngenda Twizeyimana Vincent, ariko abantu bazi ku izina rya Mustafa. Ndagira ngo ubwo ninjiyemo numvaga hari nakubwira ngo tuganire hariya muri salo, numvaga mu kanya mfite ubwoba, ariko ubwo mpumurije umbwira ko ari ubuvuzi nyine. Ubuvuzi ntacyo, ni ubuvuzi gakondo. Twese tutaruba tukaba tutica. None se niba ufatanya ibitsina by'abantu, uba ushatse ntiwambwira ati mu kanya nuvuga bikunanira? Umuntu kereka ari icyaha wakoze, ntabwo byakora ngo ntawe umwohote. Niyo mpamvu tugira n'amahembe hano menshi, n'amahembe dore n'utumuga hariya. Aya mahembe we twabishatse yavuga, ariko ni ibanga. Yavuga ko dore n'agacuma, kino gicuma kera babasaza nitwo babandishwaga, bagiye gutya bagakaraba gutya bavuga ibyo bagomba kuvuga bagiye kwita amazina abana babo. Urabona ikindi kiboro urakibona neza, harimo insina, harimo urugano. Hano haba harimo umuti bita urugarura, rugarura ibyibwe. Uru ni uruheza, imbere haba harimo uruheza. Ubu ngubu ushobora kugwaho gatoya ukazatera nko mu insina, umuntu yajya nko kukwiba igitoki agaheramo, ariko ni uburozi ntabwo dukunda kubitanga. Tugira ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo mbonye mu insina akagenda akashyira mu rutoki agaheramo. Abantu barara batema ibitoki bahita baheramo mu gitondo kamusanga. N'umuti twakoresheje twawukuye muri kino kintu, uriya ufatanyisha umugore yaguciye inyuma, nawe dukoresha mu rutoki, ariko bari ubwoko bumwe. Nk'uko amashati habamo umukara n'umweru, ukaba watunze nzayambara ku cyumweru, nzayambara nembeye, nabyo niko bimeze. Ariko yose banza guca muri uyu mugano. Burya n'umuti nafatanurishije baya abantu twawukuye mu rugano, abo twajyanye babibonesha amaso yabo, narwo nari narujyanye. Nari nifite n'aya mayogi, buno yakora gashya, wayahamagarira ugakora icyo ushaka. Aya mayogi niyo iyo bagiye kukwimika ubuvuzi gakondo niyo bakuvugiriza. Iyo bayakuvugirije aba afite imbaraga. Wabonye ruriya ruhu rwo hejuru, iriya ni imondo. Iyo bagiye kukwimika ubuganga rero barukuryamisha wambaye ubusa, bakuvugirizaho amayogi, nirwo batangira kuguha ubuganga. Wambaye ubusa buri nk'uko wavutse. Nta baganga b'abagore bavura gakondo? Babaho. Ubwo nawe no kumuryamisha? Buri. Akaba ari umuganga umwimika? Umuntu umwimika n'uwo ugiye umugore wawe nawe ni hano hajya ati? Uriko abantu batabizi, ariko ntabwo twemerewe kubikora, tugendera kuri gahunda za leta. Abantu barabizi ko ntabwo babikora. Yego. Niyo mpamvu rero twishyize hamwe, iyo tugiye mu nama twemeza ibigomba gukorwa n'ibitagomba gukorwa. Ariko ni hari abaduca inyuma ugashiduka umuntu byagenze gutyo, ariko abantu bose ntabwo baba mu rugaga. Hariho nk'abakecuru mu cyaro ibyo babizi, ugiye bakabigukorera, ariko twe ntabwo babigukorera. Ariko n'ubundi hariho n'umuntu wiroga, ukaroga umuntu akaza iwanjye nkamuvura, ukamutangira ibitambo n'ibiki, waza hano nanjye nkakubwira ibyo ukora, wakongera kumuroga namutsiritse, ya nkuba yamukubita. Kuko abagiye kumuroga yamuroga yamutsiritse, niba ari ihembe cyangwa nyabingi bamaje kohereza,
iyo ije ntabwo usubirayo ubusa, isanga wa muntu atsiritse igasubira kuba yohereje hagihita imukubita. Sura amahembe ntatinya kamera we nakaba yakugirira nabi. Oya nta kibazo. Nta cyabatwara. Umuntu ese nta muntu utanga igitambo cy'amaraso mugenzi we. Ibitambo batanga iby'amatungo kuko nayo numva bavuga ngo runaka ngo impamvu ngo yakize ngo yatanze ngo umuntu ngo akunda ngo we ngo mama we nawe n'ibindi ngo biriya ni ibyo kugikuzimu. Twe bavuze gakondo ntabwo tubikora, twe tubavuze gakondo hari abandi bashinzwe gukora ibyo ngibyo, n'abarozi abo ngabo. Niyo mpamvu iyo uje hano umwana we bamujyanye kuzimu ko turavuze gakondo twe tumugukurirayo. Niba baragutangiyeho igitambo nanjye ngutangira igitambo nkoresheje imiti cyangwa akoresha nk'ihene, akoresha inama cyangwa akoresha n'inka, ariko tukamukurayo no kumukuraho bamushyize. Mugareka mureke ukomeza akazi rero, wakoze kwemera kutwakira nawe kandi mwakoze. Isano.